Ndi papa sava. Ngenda gira ngo mubarege. Narindi kuzana no kashikashi kavango. Oya none so ko jiri banga. Akira mu magambo. Amagambo sashaya kanyara. Genda bara muri saro Oya re. Ugenda uzane. Reka mbazane. Dore ngaho ndebera nuko Karamuzanire niwe mwana ariko zikari ngiturutse kure nawe ugiye kongera nka kashikashi wanjye cyangwa bamitere munsi yose aba ari njyewe uyikora hano buri muntu wese yemerewe kwaka ikintu cyose ashaka Madudu urashaka ni icyayi Anje ni icyayi. imbarakantu gahiye Anje ni icyayi sasa. imbarakantu gahiye ndesha Wishinyagura gahiye kwa pasta. oya ntugire ikibazo ariko bavuze yuko buri wese arahari sangaho hano buri wese humura buri wese ashaka Nenda bavuga ko agahiye karahari Nidugisha ari mu rushaka cyane. hari nawe wafatira hano kana nubwo naruka no kwimura ariko reba ubu zuba na ningiye kwiyabuza reka twinywesha kamwe k'icyatsi rwose nawe ushaka capati Ni njyewe ariko mume ni icyayi. cyane kimenye ushoboye murakoze ariko agafanta ubwo se negereje fanta nka ikanga kuza nyine umurwanira byinshi ukabona umva iki cyayi baretse hano gahiye karawe unywa fanta ni njyewe Banane ndashaka fanta na biye. ntabwo gahiye aha kandi gareke n'ubundi wangendeyeho Zaryoshye. ibintu byaryoshye mutangiye kuzeme naho shaka niyo naje muri abajene muri nizo kuri Ndagenge naramaramaje. inzoga kukaragira amadede ibintu by'inzoga nawe urasaba duteza abantu nta wundi udafite ikintu cyo kunywa Tukaje kubatizwa gusa. mwese mufashe ibyo kunywa mumeze neza mwese Haleluya mena Zinanaryoshye. Mbega capati. icupa twagira ngo ni imvaburayi twaje twikandagira mbega abashyitsi bo kwa pasiteri bajya badasenze capati niwe uzikorera uri umuhanga pe uri genzajya muranze Yewe nyagasani wewe ujya uronke mu Kristo mwiza. nyiragitari uragiye se Umva ndagiye. sawa nyiragitari kurya nawe Ntabwo turya n'inyama. Madede wibare akira umukono. Akira wibare ngewe ibyo kunywa ntabwo muri abo bakirisitu benshi. Umva uyu muntu ni kumugumana ni muri mufatira ayo mazimana nawe ngiye guteka umuceri Madede umva ninde nanjye ni umukozi w'Imana bamera neza bakire shaka bamera neza yewe aho tukagenda cyangwa akagusiga Umva mukobwa uri kubereka kuberewe se uru rugo ni urugendwa uti yarabuze ukuntu yajya ajya gusenga Madede ariko muzehe ku cyumweru ntugasiba amateraniro arabyengeza hari n'andi materaniro tuyo tugira kuwa gatanu ahubwo mbabwira uti turi neza cyane ariko niyi gatare akure ariko muzehe utwo tuntu rwose ugende ubwanwa oya arigena iyo ugiye gukizwa uramaramaza wanda kizana kuri ngamume urebe ku cyumweru ku cyumweru hanyuma bene jita hari genda n'amateraniro y'ababyeyi yo kuwa gatanu ntabwo nzongera kuyasiba yego sawa Ugomba gukora imbaraga.
wabwirwa n'igisigo Jewe sinzajya mpamura nzajya garuka buri munsi Haramutse muzehe. bravo Papa Sava Haramutse. bene gita ko batembye se Nanezerewe n'imbaho y'Imana Sashimwe muzehe. sabwe cyera gushumba mwiza Umeze ute? Pasiteri mwiza ko rugeje uruba mugari rwose we wabaho Umeze mute? uraho urakomeye Imana iravuga. turaho n'Imana Imana iravuga iki? Imana yabwa icyubahiro cyane kwikura ku cyavu kwikura ku cyavu Bose. Musizeho ndetse aho haruguru. yaba rwose kuko hari abantu hariyo mu cyara ufite wawe umuryango hariyo mu cyara wawe hariyo umugore ariko pasiteri ni impamo y'Imana niwe washatse abandi baherekeje abandi pe akabyara agahinda umva urakabyara wabyaje inka Rero uriya mukobwa nawe nababwiye ngo uriya mukobwa ni umva pasiteri uru ruhaye umugisha utagabanije muzajya mu ijuru mudapfuye ni impamo y'Imana muzakurikira hasinyirwa uwiteka niwe bicese Umeze neza se umva muraseka nabyukiye iburyo uriya mugore wawe azahaha aronka ahahira abandi baburiye muzigire mu ijuru nka Eliya rwose ntanagenda ariko rero urugaba Yesu si ari umuntu nkatwe. umuntu uzi gutekereza akareba umuntu napfuye nicyo ntazi. yari yabonye ukuntu ibitimba bigiye kuzamena inda naryaga umubaga nkatumba nkenda gushwanya Niwe se ubagenje gutyo muzehe. ariko reba ukuntu aberewe yari yambaye imishwarite mvuga aho bayishize icyakora numva iguhaye se byumva apa utwari rwose yafasha arajuguye ati mu izina rya Yesu mama we maze aravuga Yesu neza aravuga ati nyiragitare yagiye kuzagica mu myenda kavuga ni wawe n'amahoro uragahururwa ubwo Sava yambwiye ati nyiragitare ati ko ndewe uri gukambiriza ati ntugasaze ati jya kuri nido fata ujye ushyiramo isukari sha ngafite nido fata isukari Wowe se aho harimo iki? Iyo ni nido. umugore wawe areba kure ariko ko murerekwa aragira ati nyiragite uri gukambiriza kubera iki fata nido n'isukari ubu harimo nido nanjye ngiye ku cyayi cya nido Hanyuma se muri uwo mufuka wo harimo iki? nubwo bimvunye ariko ntabigerayo ati rero jya urya umuceri ariko umere nk'abandi yashyizemo sosi tomate na bya bisaritse ngo niba bitukura Aho harimo umuceri harimo na sosi tomate n'amavuta yashyizemo ibyo mbona byipfunditse hirya n'amavuta ni litiro y'amavuta ngo ninyimara kandi nzagaruke mujya nteka n'agafiriti umva ni mama y'Imana muzajya mu ijuru uraranguye Mana we aho se we muzehe iyo shati se ko mbona n'ipantaro n'inkweto aravuze cyo ko ari ikintu amuhaye woromarika ngo agende yogoshe ubwanwa bwe ngo ajye nasenga tuzaterana no ku cyumweru tuzaza mu rusengero urabona nambaye neza simberewe aguhaye ishati n'ipantaro n'inkweto ndabona n'isaha ngewe ikimubabaje arambwiye ngo ampaye igitenge ngo ariko ngo ibyo yari afite yabitanze ngo ariko ngo ubutaha n'ingaruka azangurira wagisi hari n'ibitenge batanze yabitanze we ni umukirisitu mana yacu papa Sava rero mbisabire nimwihangane n'ubundi nanjye dore duhuye nsohoka mureke dusubire ni impamo y'Imana ntiwumva se ndabyikorera byose nishyiraho nogera mbishobora umva pasite muzajya mu ijuru tujyane mu muzajya mu ijuru umva ninjye waba simoni ntazongere gusuzugura nzajya nibera hano kwa pasiteri uri mutasi madede mwaza no kumakana k'agatenge se kunaza oya nawe kugira bwa nyuma oya nawe yawe inzoga hanze ariko ibintu by'amatabi oya mu izina rya Yesu ni karibu niwe neza Sava sheri Yesu mwiriwe neza kuri mani bamugisha abandi basutse wakwicarira hano ko ngewe umugongo numva wandayera wakwicariye se no karibu papa Sava karibu kwicara yagumaha mu gacucu ese sheri tujye baduha ibindi inzoga muri rugo ibintu biki se biriko birahanga ntabwo turi kwakira umucicika gato ntabwo ari mwembabije ngewe urumva ndimo ndakira aba bajene urubyiruko
nyine urugo se si urugendwa hanyuma ijambo ry'Imana ntirivuga ngo mutange muzongererwa nyine nakiriye ni kwakira urubyiruko n'inzoga muri uru rugo ntabwo se buri wese ko namwakirije icyo abasha kunywa ubundi abanywi b'inzoga bo ntabwo bashaka kujya mu ijuru nta juru bashaka ese wakwiyegereza umuntu gute utabanje kumuhera ku cyo akunda kugira ngo ubashe kumwegera umuganirize nanjye rero buri wese hano namuhaye icyo ashaka kugira ngo tubashe guhuza tuganire iby'ijambo ry'Imana kugira ngo muzane inzoga muri uru rugo koko ibintu biteye uvuze ubutumwa mu bundi buryo ariko utazanye abasinzi n'ibiki byose cyo ukazibagurira iyo ngiyo utabizanye mu rugo rwanjye njyewe rwose natekerezaga ko ari bwo buryo bwiza kandi rwose ibi bintu niwe wabimbwiye warambwiye ngo ninkizwe ngo ndi umugore wa pasiteri ngo niyo kujya nitwara iki none dore ndakijijwe ntangiye kugira imirimo myiza n'ibikorwa byiza nabyo utangiye kubindenganyiriza nese nzakizwa gute niba ndi kwakira abashyitsi urugo ko ari urugendwa inzoga mu rugo rw'umushumba koko ibi bintu murabona ari byo inzoga mu rugo rw'umushumba ubundi umuntu oya sheri reka manze kubwira reka nanjye manze kashikari muri nk'ibicyo nak'icyatsi wowe w'ingofero wowe akagiye umunsi nazivuye ndi gufata agafanta simuhora muke ndikukanywa nk'ari ubwa nyuma ariko kubera ariko wowe kankubaza ikibazo kimwe wasimbuye imbwa yanjye muri uru rugo kutakiva waba mu rugo rwiza nzarya ndanywa uyu mugabo saa 12 abaraha za mu gitondo saa 6 abaraha ava saa 2 z'ijoro kuva ku wa mbere buri cyumweru ahera saa 12 araha nguha akazi se uri umuboyi ugira umuzamu kusheri ibi ni bicyo ukora iyo wakiriza abantu ibyo banywa ariko utagiye muri ibyo bintu urambaza nakiza abantu ibyo banywa wakwiyegereza umuntu gute utamuhaye icyo ashaka ni gute umuntu wabasha kumubwira akakumva njyewe narebye hano buri muntu wese n'icyo ashoboye ndavuga ngo kugira kuko mfite icyo nshaka kubabwiriza bareka umuntu umuhereza icyo ashaka sibyo kuba rero nafashe inzoga nkazihereza abantu ntabwo ari ikibazo yego n'ikibazo kandi ikindi ibyo ngibyo ubyibuke neza ni wowe wanjyanye muri ibi bintu unjyanamo ku gahato urankurura ntwara unjyana mu rusengero ijambo rya mbere wigishe ndaryibuka waravuze ngo gutanga bitanga umugisha kurusha guhabwa amen ikibazo ni iki none ndimo ndatanga bikaba ikibazo ngaho mbwira rero niba ibyo njye ndimo ndabakira ibyo wambwiye warambwiye ngo gutanga ko bizana umugisha wahaye buri muntu wese cyangwa none se si utamuhaye ibimugise ngo nawe abitumurire hano ngo wahaye buri muntu wese cyangwa nabinywa wese y'umuzi wataguhaye ngo binywere hano turebe ko rero narindi hafi yo gukizwa urumva ariko ubu ngubu narindi gufashwa n'amagambo ari kuvuga sibyo nubwo wenda yari kukana ko atari kukagura ariko nari kuzakareka burundu ni gake muri iyo nzira rwose kuko ijambo rye naryumva mwese ku kibundi mwumva ko mwakwigisha ibintu mutakora yego ramumbarize kubyigisha abandi wowe ushaka ko bikorera amagambo nawe mamahoro oya rwose umva si cyo nkubwira mama faranga papa savana koze iki mumburane namwe muri abagabo ahangaha pastor wakoze ibyo wakoze wabikoze twe kuburana n'abantu twe kuburana hano arabashyitsi kandi sinkajye mvuga ngo mvugire mu ntanonganye mama faranga nishure papa sava yigendera ibindi turabivugana abantu batashye ayahe mafaranga se mama faranga ngo naguhaye 400 mereze papa sava na pastor nicyo kibagenza baje mu kazi kabo ibyabanga baturivugana amaze kugenda 400 si 400 ndabikura hehe ndabikura hehe se bavuye mu rwego yafata washyize mu cyumba cyangwa nayo mfite ngiye amafaranga nayafashishije abantu ariko noneho ni mu nyumba ejo madede uza hari umwana witwa Beza yaravuze ati ngiye gufungura iduka ncuruza imyenda ngiye ndodera abantu yarambwiye ati ariko ndi kubura amafaranga ngana gushe kugira ngo mbashe kwishura ndamufata ndamutwerera urumva hari Beninya afite ubukwe naramutwe hari n'abana b'imfubyi bari ari hepfo hari ahantu babashyiriye badafite epfo na ruguru ariko uziko numvishe magambo uratse Imana ngo amafaranga yari mu kizami cya primo ngo niwe yamuhaye nkagira ngo n'urwenya nansaba Imana niwe watfashe amafaranga yanjye uratanga
Nsabimana yaragiye gukorera yabuze amafaranga. none urimo no gufata nido ugatanga ugafata imiceri undebere papa ndebe ufashe 1000 nguhaye ubususigaranya ngahe ngaho ni munyumvi 300 nagiye tuvugisha none reba uyu nguyu yatwaye umuceri nizarajyanye papa sava hano mfite mva nkubwira hani mu rugo rwanjye sinshaka akajagari ibaze ko muri iyi nzu nta mavuta hano ngura akabido ka 15 k'amavuta y'ubuto kamara iminsi 2 ngura ibiro 25 by'umuceri nkagura imifuka 2 imara iminsi 2 urumva reba nta mwenda nyigira uyije bishati yanjye uri duhanjaniye imyenda ese niyo none so iyi pantalo si yanjye izi nkweto si zanjye isaha yanjye washyize iyi saha si yanjye urajya utanga n'imyenda nambara nta kote nyigira hari ubwiye biduhashye ngo tubyambare urumva reba nawe no kwituma no mwizo imyenda yuzuye garderobe gutya yabuze naho ijya kugira ngo nawe umwenda nambaye kuki bitanga mutabiganira umusaza yambaye ubusa nk'abangoreka muhakenda yambaye kuki mutabiganiraho n'umugabo ariko pastor ibintu byo ahantu abantu bakuru bavuga ntabwo mwemere kuvuga ndongera kumva muvuga ndabatumura aha ni wanje bibyaye mwaduhaye nibyo byatuma muduka aha ni wanje pasite turabyemera niwe ubu se papa savoye ko ubusambo buzamumara kwazanywe n'amafaranga kucyavuze iyi nido nawe yangurije se nawe gukora reka twumvikane zibaho nawe twumvikane nyiragita ngaho reba ufashe oya buretse utagira n'ikinyabupfura umufashe iki mu bukwe bw'aba bantu ntabwo wasaga nkaho uri nyirasenge ntabwo twari tuvuge yuko mu manuro mwamuhaye mwamubwiye ko azajya asahura urugo ngo nuko akizwa nawe ntibabiguha bijyana bijyana se mbijyana ndabiririra none se ko umwana yarampaye impano ubu koko njyewe ndabyibye ese baguhe impano kangahe ubu se n'ubwa mbere ampaye n'ubwa kabiri ampaye icyo ntabwo ari cyo kibazo ariko urabona ibibazo bihuze n'ibyo turi kuvuga ko hanuye uyu mwana tubashingira ko hanuye uyu mwana ubu tuvuge ko mutamuhanuye ko atemerewe gusesagura mutamubwiye ko akwiye kujya inama n'umugabo we wowe se bamubwiye ngo atanga ibinatambwiye imyenda y'umugabo uyu mwenda urashaje mwakabyara imyenda y'umugabo akajya kuyiha abandi bagabo umugabo watabizi ubu tubishyigikira uko twicaye none se papa sava ubu wagiye gutanga watanga bicitse ariko bakabyumvikana iragitaye nta magambo menshi shaka hano hatagira umuntu nzamurira kamere hakavuka ibindi bibazo tereka iyo nido hasi ndavuze ngo tereka iyo nido hasi urwo rukundo rungera unywesha amazi munywa nido se n'urwahe ndavuze ngo tereka iyo nido hasi sinongere kuvuga ariko suranyumva ngewe ariko reka mubaze ndavuga ngo utereka hasi ukanansuzuguza ko hari iwanyu oya aha ni wawe ariko namwe mwifatirana umwana nawe mbare gatatu kuramo iyo shati jya mu nzu hari imva n'imiyo myenda siragenda nambaye cyuko ibyanjye wambare ibyo waje wambaye nimba biri muri puberi muze simvuge kabiri mubone hariya ugenda ukuremo iyo shati ukuremo iyo pantaro puberi se bayijyana nayo ari wabitwitse ibyo waje wambaye waje hano wambaye ubusa Adam Pasiteri ubundi se nkubaza uri wo gufashwa wowe ufite amaboko uri incike uri igiki ubwo n'ubundi guteka mutwe mbare gatatu ngone mu nzu ikindi kintu turimo mubone mbona bavana imyenda yanjye urumva ikindi kintu turimo kuvuga uyu nguyu ntabwo yari arimo atubwira ati umubaga warungeze kure none se umuntu ufite umubaga niwe ushonje ubu nta bandi bantu nabo twita abahanya bakeneye ibi bintu kuruta wowe ko wajyana n'umubaga ku isoko muze mubone vuba imyenda nyibona hano kurya neza wawe ukugaburira kabiri wayagenda none ngaho mumbwira wafata urugero nkura Simone nakubwiraga saa moya bari hano saa sita bari hano ninjoro bari hano ngo agiye kurya kwa pasiteri ngo no gufasha bagufasha gute ufite amaboko n'amaguru umuntu w'umusore ntiwagakoreye nyoko abandi bataranahaguruka Simone mvira mu rugo sinzongere kukubona hano ugende wige gukora haguruka se niko madede ndashaka mubona hano ugende yego wenda bakujyanye ku gahato ujyayo utorera iryo jambo ubu tuvuge ko igihe umaze aho ngaho mu rusengero batarigisha ijambo rivuga ngo iyo ubuze ubwenge Imana irakureka guhereza umukungu ni nko kwambika zahabu ku izuru ry'ingurube kuki urimo kwambika zahabu ku izuru ry'ingurube hari abana bari hariya mu muhanda badafite kivurira urumva hari abantu abo twita abahanya batabyigize ukavuga uti reka nanjye ibintu byose ese iyo mpamvu byumvikanaho n'uyu nguyu tuvugisha ukuri abaguteje abantu mu gashwana wenda twe tuvuge ko turi bakanwa kabi tugenzwa n'amafaranga yacu tutabonye iyo mwabyumvikanye ko kuyatanga abaduhurutuje akatuzana wowe se papa uyaba atari wowe
ari undi muntu umubwiye ngo naze muha amafaranga simba nisuka umutekamutwe agiye gutanga amafaranga tukajya inama njyewe nabyanga mbese ubu ngiye gushakisha ahandi nyakuri umugore ifata ukavana amafaranga mu rugo utambwiye reka mbabwire musohokere mu rugo mwese uko muri hano nimusohokere mu rugo ni amagambo menshi nshaka ndicara nawe tuganire kandi mwabana mwe ntabwo ndi umupagani ibi ni iby'abakuru ntabwo bibareba musohokere mu rugo gukizwa biragoye kabisa nzakirizwa musohoke umva n'isoni zinyiyiciye ni ukuri ariko ntandebera n'aka karacyasabara gusa nkaho ubuziki hari yambwiye ngo hari uducapati nda ari amacyuho ngo hari capati bari bakoze capati wowe ntushaka no kuva hano paka baziguhaye akira umukozi w'Imana komera ubwo turumiwe mu rugo habamo byinshi turavugana ihangane kandi mwihangane urambona ko bamukoreramo byumva urambona Kapasava.